Muraho neza nshuti bavandimwe dusanzwe tubana mu byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese nibibane namwe. Kuri uyu munsi dukomeje kwigira hamwe icyigisho kitubwira ngo inzibutso z'ubuntu bw'Imana. Ariko icyigisho dufite muri rusange tuzamarana muri iki gihembwe ni igitabo kitubwira ngo ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Shuti muvandimwe wowe uduteza amatwi, reka tuguhe ikaze kuri uyu muyoboro wa MG Karisti Official, aho dukurikirana ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Niba uri uwa mbere cyangwa se ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ikintu usabwa gusa ni kimwe kugira ngo ujye ukurikirana ibi byigisho bijye bikugeraho mu ba mbere, nuko wakanda kuri subscribe ndetse na comment na share, bikaba ari ingenzi kugira ngo ibi byigisho bijye bitambuka ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ibi byigisho kandi nongere kukwibutsa ko bitambuka buri munsi ku isaha ya saa 12 za mu gitondo ya buri munsi. Rero ni muri urwo rwego tugiye kwigana iki cyigisho, kandi iyi ngingo yo ku isabato nimugoroba ku wa 11 Ukwakira muri 2025 tukaba tugiye kuyigezwaho na MG Karisti nkuko bisanzwe. Mu by'ukuri inzibutso z'ubuntu bw'Imana, nje nawe dufite inzibutso z'iby'Imana yadukoreye tutari dukwiriye kwirengagiza cyangwa se tutari dukwiriye kwibagirwa. Mu yandi magambo, iby'Imana idukorera byakabaye urwibutso rutwibutsa ko Imana ari Imana ikomeye kandi ko ubuntu bwayo buhorana natwe. Iyi ngingo y'uyu munsi ku isabato nimugoroba igiye gushingira mu gitabo cya Yosuwa igice cya 4 nk'uko twakomeje kubyiga. Iki gice cya Yosuwa cya 4 gitangira kitwereka amakuru y'uburyo Abisirayeli batoranijemo abagabo bo kujya gutora amabuye muri Yorodani. Bari abagabo bo kujya gutora amabuye muri Yorodani. Iki gikorwa cyarakozwe, aba bagabo baratoranywa kandi koko bakora umurimo bahamagariwe wo gutora ayo mabuye. Igihe batoraga aya mabuye ntibari bazi icyo Yosuwa ayashakira. Oya rwose. Niyo mpamvu iki gice kisoza kitwereka uburyo kibambutse Yorodani, aho Uwiteka yategetse Yosuwa kubwira abatambyi bari bahetse isanduku y'isezerano ko bakwiriye kuva muri Yorodani maze amazi akongera kwiteranya nk'uko yari asanzwe mbere. Ibyo byarabaye biba ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere, ubwo Abisirayeli bambukaga bavuye hakuno ya Yorodani bagana hakurya muri Yorodani mu gihugu cy'isezerano icyo Uwiteka yari yararahiye basekuru babo ko azagiha. Ni muri urwo rwego igihe rero bageraga hakurya ya Yorodani bacumbitse ahantu bitaga Igirugari, aho ku mupaka w'i Yeriko, ariko ni mu ruhande rw'iburasirazuba. Nuko Yosuwa nk'umuntu wari ufite icyo amaze cyangwa se afitiye itorero iryo shyanga ry'iyo minsi, yafashe ya mabuye 12 bakuye muri Yorodani, nuko Yosuwa ayashinga aho hantu Igirugari. Maze amaze kuyashinga Igirugari, Yosuwa aravuga ati, yabwiye abo bantu, nuko arabwira ati, abana banyu ubwo bazabaza base mu gihe kizaza bati aya mabuye nayiki, umurongo wa 22 ndetse no 23 ndetse no 24 ari nayo cyo kwibuka cy'uyu munsi cy'iki cyigisho gishingiye. Nuko
uyu Yosuwa arababwira ati aya mabuye n'ayiki abana nibababaza muzabigishe mubasobanurire muti Abisirayeli bambutse Yorodani ikamye. Bambutse Yorodani ikamye. Gukama ni ikindi cyigisho tuziga, ariko icyo nifuza ko tumenya ahangaha nuko kuri uyu murongo wa 23 ari nawo w'icyo kwibukwa dufite, kuko Uwiteka Imana yanyu yakamije amazi ya Yorodani imbere yanyu kugeza aho mwambukiye, nk'uko Uwiteka Imana yanyu yagize inyanja itukura ubwo yayikamirije imbere yacu kugeza aho twambukiye, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye, kandi bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Haleluya. Nshuti muvandimwe, wowe tubanye muri iki cyigisho, aya mabuye yashinzwe kugira ngo abe urwibutso rukomeye cyane rw'ubuntu bw'Imana bwageze kuri iri shyanga ry'Abisirayeli. Urumva ko Uwiteka yakamije uruzi, kandi kamya uruzi rw'inyanja itukura, Abisirayeli bambuka n'amaguru, bambuka ahantu humutse, kandi igitangaza cy'Uwiteka gikorerwa hagati muri bo. N'ubwa mbere byari bibayeho aho inyanja itukura ikama, kandi ni nacyo gitangaza nanone cyaherutse kuba muri iyo nyanja, kuko nta yindi shuro iyi nyanja irakama. Niyo mpamvu rero muri iyi ngingo y'uyu munsi baduhaye igitekerezo cy'umupolisi warimo afata abantu bariho bagenda batagira ibyangombwa bibemerera kugenda mu muhanda, ibyo dusanzwe twita perime. Nuko haza kuboneka umuntu wari uri mu modoka arimo agenda, nuko aza kugera kuri umupolisi amuhagaritse, ahagarara nta kibazo afite, amubajije ibyangombwa, undi ibyangombwa abizana atazi ko yibagiwemo perime ye. Igihe we ubwe umupolisi yamubazaga iyo perime, uyu mupolisi yibutse ko iyi perime, uyu muntu wagendaga yibutse ko iyo perime yayisize aho yakoreraga. Nuko umupolisi aramubaza ati mbese kuki nta perime ufite, ubundi ukora iki? Undi amubwira ko ari umwarimu muri kaminuza. Byarangiye rero amuciye amafaranga y'amande yo kuba yagiye nta perime afite, nta ruhusa afite rwo rumwemerera gutwara icyo kinyabiziga. Byatumye rero uyu mwarimu wigishaga muri kaminuza asa n'urakaye, ariko umupolisi amubwirana yitonze n'ineza, aramubwira ngo aya mafaranga ugiye gutanga azajya ahora kwibutsa ko udakwiriye kwibagirwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga igihe cyose ugiye gutwara imodoka. Nuko amusoza amubwiza ijambo ry'ineza, aramubwira ngo kandi mugire umunsi mwiza. Nshuti muvandimwe, wowe ubanye natwe, mbese nta nzibutso ufite z'iby'Imana yaba yaragukoreye? Mbese ntacyo ufite wareba ugatekereza ukabona ko hari urwibutso ufite wowe hagati yawe n'Imana? Ni byinshi Imana yadukoreye, ariko tudakwiriye kwirengagiza kandi tudakwiriye gutera umugongo. Niyo mpamvu muri uyu mwanya ndetse no muri iki gihe nk'abantu natwe dukunze kwibagirwa ibintu tudakunze kubona buri gihe. Twibagirwa guhagarara umuntu waduhamagaye kuri telefone akatubura, gusubiza abatwandikiye, kuvomera ibihingwa byacu, kohereza ubutumwa bwifuriza bagenzi bacu isabukuru nziza n'ibindi. Urwo rutonde rushobora gukomeza, nyamara kandi kwibagirwa ibyo dukeneye mu bya mwuka bishobora kutugiraho ingaruka zikomeye zirenze izo gucibwa ibihano by'umwihariko, kubera ko ibyo birebana n'iherezo ryacu ry'iteka ryose. Nshuti muvandimwe, nimureke twigire hamwe ibyerekeranye no kwambuka Yorodani kw'Abaheburayo, maze turebe icyo dushobora kwigira ku byababayeho.
mbese inzibutso bari bafite bagiranye n'Uwiteka zabamariye iki? Iki ni icyigisho tugiye kwigira hamwe. Nyemerera rero ukomeze ubane natwe. Ku munsi w'ejo tuzarebera hamwe ingingo itubwira ngo kwambuka Yorodani. Nshuti muvandimwe wabanye natwe, Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kandi wisuzume urebe neza niba hari inzibutso ufite z'ubuntu bw'Imana. Uhere kushimira Imana kandi wibuke kugenda nk'uko ishaka, dore ko aricyo yifuzaga ku bantu bayo. Ibyo nibyo nkusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.